Your love is beyond, oh beyond. Kuva nkiri muto ntiwigeze unsiga, uburu bwawe nibwo bungejeje ngaha. Hari ibitaramo biri gutegurwa, twarebye kuri social media zitandukanye za gospel, tubona hari igitaramo bita Hip Hop Day. Hip Hop Day ni igitaramo cy'abaraperi. Shalom shalom bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, nongeye kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana, kandi aho muri hose. Ni MD Dieudonné, ni umunyamakuru wanyu ukora kuri Urban Gospel Rwanda, ni inshuti y'urubyiruko, ni ambassador w'urubyiruko. Mwese aho muri hose ndabasuza. Nkunda kuvuga abari bwota amasimbi, nkunda kuvuga abari iburasirazuba, amajyepfo, uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali hano rwose i Nyarugenge. Mwese ndabifuriza kugubwa neza, ndabifuriza amahoro y'Imana, kandi ndabifuriza kugubwa neza ahantu muri. Ni Urban Gospel Rwanda. Wowe utari wakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo udushigikire, kandi n'abantu bose bamaze gukora subscribe, mwese turabashimira kandi turavuga ngo Imana ikomeze ibagirire neza, kuko iyo ubaye mu bya mugenzi wawe ndetse na Imana nayo irazi ikaba mu byawe, kandi ni byiza yuko dukomeza gushigikirana. Ndarashimira abantu bose bifuza kuba baduteza imbere, kandi bakomeza no kutwereka yuko muri kumwe natwe kuri Urban Gospel Rwanda. So ni channel y'urubyiruko, ni channel y'abantu bose bafite icyo bavuga. Ushobora kuba ufite ubuhamya bw'urugendo rw'ubuzima bwawe, ushobora kuba ufite indirimbo. Ahangaha tuvuga ibitaramo biri gutegurwa, tukavuga ibitaramo byabaye, abahanzi basohoye indirimbo zitandukanye. Abo bose tugerageza kugira gute kuvuga amakuru yose kuri Urban Gospel Rwanda. Kora kuri subscribe wowe utari wakoraho, na like, ubundi ujye ubona amakuru yacu tuvuga kugira ngo ujye uba uwa mbere. So uyu munsi rero kuri Urban Gospel Rwanda, murabizi ntabwo mbanje gutyo gusa. Iyo mubona nazamuye kamera, hari ikintu mbangiye kubabwira kandi kimeze neza cyane kandi cyo mu bwami bw'Imana. Ndashaka kubabwira yuko dufite umuhanzi. Yes, ni umuhanzi, akaba producer, akaba afite titre nyinshi cyane, ariko ikintu muziho cyane ngewe nuko ari umuhanzi. Ubu ngubu ni na producer, ari kubarizwa mu gihugu cya Kenya. Bamwita, duheruka tumwita Babu, nyuma aza guhindura bitewe n'akazi, yitwa Moko Vibe, nayo ni izina ryiwe. Adufite indirimbo nshasha yasohoye, ubu ngubu tuvugana arabarizwa mu gihugu cya Kenya. Urban Gospel Rwanda rero ntabwo tuvuga amakuru yacu gusa ya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ahubwo tuzamura antenne tukabasha no kumenya ese hirya no hino ibwota amasimbi mu bihugu bitandukanye bidukikije ni iki kiri kuvugwa muri industry ya gospel. Ese noneho iyo tugize nk'Imana tukabona nk'abahanzi bacu bari mu bihugu bitandukanye bakoze nk'igikorwa, ni byiza yuko. So uyu ni umuhanzi, dufitanye gahunda yuko tugomba kuvugana nawe, tukamuhamagara, ubundi akatubwira indirimbo yakoze, akadusobanurira muri make uburyo icyamuteye kuyikora, ubundi Imana ikaduhana umugisha. Reka tumuhamagare twumve ko ari butwitabe, ubundi dukorane ikiganiro kijyanye n'indirimbo ye yakoze. Yes Babu, imeze bite? Urashima Imana? Ndashima Imana. Turi kuri Urban Gospel Rwanda. Urban Gospel Rwanda turabasuje. Yego, twishimiye kubakira kandi no kubahamagara tukumva muratwitaba. Dore ko abantu baba ari bwota amasimbi burya kugira ngo bafatishe bitewe n'imirimo bamukora myinshi biba bigoye cyane, noneho kugira ngo mutubonere umwanya wo kubavugisha byo abari ibindi bimeze bite? Istori sawa na amahoro kabisa, meze neza. Yego. Abanye bakwijwi. Niyo muri studio umunsi wose. Yego. Niyo mpamvu.
ariko nta mahoro ndashima Imana nta kibazo kabisa. Ya nangiye nkuvugisha ariko wahita wibwira abantu bakakumenya n'abantu turi kuvugana bakagukurikirana bakamenya ati turi kumwe nande. Okay. Watangiye uvuga ngo ni Babu Babu ni izina rya kera. ariko ni izina ryanjye naryanga. Ariko mu buryo bw'akazi n'umuziki muri rusange yego ni Mock Vibes. Yego. Ndi umuproducer mu ndirimbo, ikindi nanjye nkora urban gospel. Yap. Yego. So rero nishimiye kuba ndi kuri Urban Gospel Rwanda. Urban Gospel Rwanda, urumva rero ko byose ari kimwe kabisa. Yego. Rwanda murakoze kunyakira. Ya murakoze cyane rero tudatindiye abantu. Mu gihe gishize twagiye tubona post nziza cyane yanditseho ngo ngaha. Turibaza se noneho ngaha ni biki? Tugira amatsiko tuzakubaza utubwire kuntu bimeze bite kuri ngaha. Okay. Ngaha ni indirimbo nyine mperutse gusohora. Yego. Ngaha ni mu kimi cy'ikirundi nkuko bavuga ngo hano. Yego. Ngaha ngaha gutya na gutya. Yego. Ngaha rero nari ndi kuvuga ukuntu kuva nyiri mutoya kugeza aka kanya. Actually iyi ndirimbo ni testimony yanjye y'ubuzima bwanjye. Yego. Kubera ko abantu benshi banzi kuri Babu Melo. Nakoze nyine igihe kinini. So hacemo imyaka igera muri 6. Nasohora indirimbo, hari ibintu byinshi umuntu aba yaraciyemo rero bitandukanye. Byinshi Imana iturindiramo. Nakoze iyo ndirimbo yo kuvuga ngo kuva nyiri muto kwa kundi wicara ugatekereza igihe cyose iminsi waciyemo, ubuzima ugenda ucamo bwa buri munsi, ukareba ahantu ugeze ugasanga ntago ari imbaraga zawe, ntago ari uko wakiranutse cyane, aho ugasanga nyine ni imbabazi z'Imana zonyine wagiriwe. So niyo mpamvu rero indirimbo ivuga ngo kuva nyiri muto kugeza aka kanya, kugeza ahangaha, kugeza nyine ahangaha naho ndikesha wowe, ni wowe Imana idahinduka. Ubwo mu bindi byose nagiye mvuga ukuntu nyine umuntu ashobora kujya mu bintu byinshi bitandukanye, agakora ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'amarangamutima yiwe, ibindi bijyanye n'isi uko idutwara. Ariko buriya Imana iyo igufite umugambi iragufata kabisa, ikagukomeza. Rero biri mu ndirimbo yose, ndumva nyisobanuye yose muri makeya. Kuva nyuma kugeza ngaha ni Imana yabikoze nyine. Kubera Imana. Yego. Muri no minsi twari tumaze nkuko wari umaze kubivuga, tumaze igihe tutakubona. Niki Mock Vibe uhugiyemo muri make? Nari mugiye nyine mu bintu byinshi bitandukanye. Imyaka 6 ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko ubu ngubu icyo navuga, ndaje kandi nje bikomeye bidasubira inyuma. Yego. Kubera ko mbifitiye impamvu yabyo, sibyo? Yego. So rero icyo mbahishiye ni muri ibyo bintu byose, ibyo nize, ibyo nagiye ncamo, ibyo nagiye mpura nabyo, nibyo nzagenda masharinga. So ufite ibintu byinshi byo kuba kabisa, kuva kuri ngaha gukomeza. I think tuzagenda tubona kenshi gashoboka. Yego. Abakunzi ba Urban Gospel Rwanda bakeneye kumva kuri ngaha, bakavuga ati se koko uyu muntu niwe wayikoze, ni ducishirizeho gakeya. Ijwi noneho iryo jwi Imana irikoreho kabisa, byibuze abantu badukurikiye babashe kumva umuntu turi kumwe. Okay. Mana nusa nk'abantu, when everybody left me, wewe wari uhari, uri Mana nziza, you're the one on top. Reka nibyinire kukugira ni flex,
Baba God, the way provider. Your love is satisfaction, not protection. Your love is beyond, oh beyond. Kuva nkiri muto ntiwigeze unsiga, ubuntu bwawe nibwo bungejeje ngaha. Kuva nkiri muto ntiwigeze unsiga, ubuntu bwawe nibwo bungejeje ngaha. Niyo mpamvu ndirimba hozana, wambereye byose. Whenever I am so lonely, iyo umpa imbaraga, komeza undinde imitego Satana ngiye kure. Follow me, your blessings follow me, anywhere they go, cover me. Reka nibyinire kukugira ni flex. Baba God, the way provider. Your love is satisfaction, no protection. Your love is beyond, oh beyond. Kuva nkiri muto ntiwigeze unsiga, ubuntu bwawe nibwo bungejeje ngaha. Kuva nkiri muto ntiwigeze unsiga, ubuntu bwawe nibwo bungejeje ngaha. Niyo mpamvu ndirimba hozana, wambereye byose. Wow, bamwita Mock Vibe. Tumuzi mu ndirimbo nyinshi cyane zitandukanye, yakoze amakolabo menshi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi urayumva ko aracyakomeje no gukora indirimbo ku giti cye. Urumva ko mu myaka 6 ishize ntabwo atuje, atuzanira indirimbo bita Ngaha. Noneho kugira ngo tubane neza, nyarukira kuri YouTube ya Mock Vibe, urebe uyumva iyo ndirimbo, hanyuma unamushigikira umuhe subscribe kugira ngo dushigikira abahanzi bacu bo mu Rwanda kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko Mock Vibe, hari kantu nabonye, ushobora kuba ukunda abaraperi, ko nagiye nkubona ku makorabo menshi cyane y'abahanzi b'abaraperi. Ahubwo turumva ndagibara kubera ko byarose biruzuzanya, kubera ko ndirimbe abatarapa biruzuzanya, bita bijyanamo kabisa. No yego, ariko dufite no gukora ibintu binini cyane tuzakomeza tuvugana kabisa. Ku butumwa watanze muri Ngaha, niki witeze ku bantu bazumva buno butumwa? Niki wabwira abantu bazumva ino ndirimbo? Wenda ushobora kuba ari testimony yawe wenyine ku giti cyawe, ariko burya iyo ikintu cyamaze kugera kuri YouTube ntago babicira ibyawe wenyine. Yego, hari abandi bantu bayifungura, ari nayo mpamvu tubabwira ngo bayifungure bumve Ngaha. Niki witeze kuri ino ndirimbo Ngaha? Okay, ino ndirimbo kimwe n'izindi wenda nzagenda ngira nzana, kuko zirahari cyane kabisa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo niriwe muri studio. Yego, ubwo kabisa ndahari. So rero icyo navuga kuri Ngaha, nubwo ari testimony yanjye, nzi neza ko hari ibintu twaduhuriyeho n'abantu twese. Yego, especially urubyiruko. Nibwo nibandaho kubera ko nanjye ndi urubyiruko, ntabwo najya kuvuga ibintu biri hejuru wenda ntashobora cyangwa ntaramenya. So ibyo nshoboye rero, niyo mpamvu nakubwiye nkora urban gospel. Mba nshaka abantu twumva ibintu kimwe, dufata ibintu kimwe, isi imwe, donc turi mu isi imwe, sibyo? Yego, biroroha kumvikana. So rero iyo ndirimbo nayikoze kugira ngo umuntu wese wayumva nawe waciye muri ufite testimony nk'iyanjye, kuko ntabwo ari ibintu, ntabwo ari uko testimony yanjye ntabwo nakoze ngo afita ibintu bigenda ni ibintu rusange abantu twese duhuriramo. Kwa kundi ugenda ukareba isi, ukareba ukuntu imeze, ugahura n'ibintu byinshi bitandukanye, ukagerageza kwirwanirira, sometimes bigakunda, ubundi bikanga.
ukajya mu bintu byose ariko kubera ko Imana igukunda kandi igufite umugambi ikakugarura. Yego. Nyuma yo kubona ibyo bintu nibwo hanjemo icyo kintu cyo kuvuga ngo Mana kuva nkiri muto kugeza aka kanya ni wowe, byose ni wowe. Ubwo ni byinshi nari maze kureba. Iyi ndirimbo rero umuntu ayikoresha mu buryo bwe, nawe abafite buri wese agira testimony. Yego. Kuko n'igitero cya mbere kiravuga ngo Mana ntusa nk'abantu, when everybody left we wari uhari. So umuntu mu gihe kire ahura n'abantu benshi batandukanye, abantu bakagenda, ibintu bikagenda cyangwa se bikaza, donc ubuzima buri butandukanye. So rero buri wese bafite testimony y'uburyo ki ashobora kuririmba avuga ngo Mana, niyo mpamvu ndirimba Hozana wa mbere byose. Yego. So numva rero ko icyo niteze mu bantu ntacyo wenda navuga ngo kizangarukira, gusa ni nko kuvuga ngo okay, mu byo Imana yampaye, iyi mpano ni nko kureka nyishimire Imana ko yakoze, noneho n'undi wese yifashisha iyo ndirimbo ashima Imana aho imugejeje. Wow. Murakoze cyane Mock Vibe. Ariko iyo turi kumva Mock Vibe ubundi twumvamo umuproducer. Ukora indirimbo nyinshi z'abahanzi batandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku bantu badukurikiye kuri Urban Gospel Rwanda, Mock Vibe ku bijyanye na producer byo bimeze bite, wenda tudatindiye abadukurikira? Bimeze neza, nta kibazo kabisa, akazi ni ibisanzwe. Production nyine nkora akazi kanjye, akazi ka buri munsi gahoraho nyine. Bimeze neza, nta kibazo. Abashaka ko dukorana nkoresha imbuga zose zitandukanye, yaba Instagram, ni Mock, hose ahantu hose, Instagram, TikTok, WhatsApp, I don't know, YouTube, hose ni Mock. Uwashaka ko dukorana yaza akanyandikira, ndagusubiza nta kibazo, tugakorana nta kibazo. Nimba atari banga, abahanzi batatu mu gihugu hano mu Rwanda waba warakoreye indirimbo tuzi, kugira ngo n'abantu bumvamo ko batavuga ati nubwo ari hariya ariko nta bahanzi ajya akorera, nka batatu amazina yabo ni kuko ntacyo bitwaye? Abahanzi mu Rwanda tumaze gukorana sekora benshi cyane, tujya twumva amajingo atanga Mock Vibe, ako kantu uri kumva cyo bati yaye. Nakoranye na C Music. Yego. Nkorana na Tonzi. Yego. Ninde wumbira, ni benshi bahita baza gutya mu maso ukahita ni benshi kabisa. Yes, ayo mazina twumva rwose, yaba Tonzi cyangwa C Music, ni amazina akomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bigaragara yuko ibyo ukora urabizi kandi ubifitemo ubumenyi. Urakoze cyane Mock Vibe, Imana ikomeze gushigikire muri icyo gihugu urimo. Ari mu gihugu cya Kenya, ntago nubwo atabivuze, reka mbivuge, ni mu gihugu cy'abaturanyi. Umurimo uri kugenda neza ku buririmbyi kuko yatuzanye ngaha, ndetse n'ubu producer. Reka tugushimire, Imana iguhe umugisha, ugubwe neza brother. Yego, kandi Imana ikomeze gushigikire. Turabwira abantu bakurikira Urban Gospel Rwanda, abanyarukire kuri YouTube cyangwa kuri zo platform zose zawe, bagukurikirane Mock Vibe, barebe izo vibe zawe kabisa. Murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Sawa. Yes, bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, yari Mock Vibe, ni umuhanzi kandi akaba na producer, arabarizwa mu gihugu cya Kenya. Yagize gutya atuzanira indirimbo yitwa Ngaha. Twagombaga rero kugira ngo tuyumve, tumve impamvu yakoze iriya ndirimbo, gusa tubwiye yuko ari testimony yiwe, kandi n'ubu yashyize hanze, nawe ushobora kuyumva ugasanga ibyo yavuze nawe hari icyo yakuvuzeho. Yes, abantu bakurikira rero Urban Gospel Rwanda, ntabwo dushoje ku makuru yacu. Hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda baravuga ngo Kigali yatitiye. Ese ititijwe n'iki? Hari ibitaramo bitandukanye, hari ibitaramo biri gutegurwa
twarebye kuri social media zitandukanye za gospel, tubona hari igitaramo bita hip hop day. Hip hop day ni igitaramo cy'abaraperi, abantu bakunda ivugabutumwa rinyuze muri hip hop, rinyuze muri rap music, indirimbo zihimbaza Imana muri hip hop. Hari anaje bundi nasomye umuntu yabajije akabaza ati ese hip hop yabasha gukiza? Ese hip hop yabasha kuvuga ubutumwa? Abaraperi rero bavuze ati tugomba gutegura umunsi wacu ubundi tugatanga ubutumwa, dore yuko barimo barahamagarira abaraperi batandukanye bavuga baririmba indirimbo zihimbaza Imana muri hip hop. Hari igitaramo kizaba kuwa gatanu, ni kuwa gatanu guhera saa 12. Igitaramo ngira ngo murabona poste kuntu bimeze, ni urubyiruko nyine, turatumira urubyiruko, abantu bakunda iyo njyana. Saa 12 akazi gashoje uje mu gitaramo. Ni igitaramo cy'abaraperi, ni umunsi w'abaraperi, handitseho ngo hip hop day. Yego, dore ko twabonye post ibwira abaraperi ngo biyandikishe kugira ngo baze bavuga Imana. Ura ni umunsi w'abaraperi rero. Nimba ukunda hip hop, uri urubyiruko ukunda hip hop, ukunda injyana ya rap ivuga ubutumwa, kwa gatanu hariya Kimihurura na Kicukiro, Kicukiro, kwa gatanu saa 12, ntuzabure ubundi uze wifatanya n'abaraperi ku munsi wabo. Ni umunsi wa hip hop, ubundi Imana ihabwa icyubahiro kandi tuzamura ubwiza bw'Imana turi muri hip hop. Yes, bivuga ngo kino cyumweru cyose turi mu biganza by'Imana, turi mu munezero. Noneho ku baraperi ho ni bindi. Yes, ni Urban Gospel Rwanda, iyo makuru twe dufite uyu munsi wa none. Mudukorere subscribe, mudushigikire, ubundi tukomeze tubagezeho amakuru meza. Dore yuko iyo tubonye ibintu byiza nk'ibi ngibi, ntago twakwanga kubabwira yuko muri kino cyumweru dufite ibintu by'ibitaramo, kuko twese tubereyeho kugira ngo tubwirane, kugira ngo tuzamure ubwami bw'Imana, tuvuge Yesu Kristo ko ari uwo mwami n'umukiza, kugira ngo ibintu bigende neza. Urban Gospel Rwanda nta kintu dukora, ikintu cyose tubonye kivugwa muri industry ya gospel turakivuga. Tubonera gushimira abakunzi bacu cyangwa se abantu bose bakoze subscribe kuri Urban Gospel Rwanda. Imana ikomeze ibahe umugisha, ndetse n'abantu batari bakora subscribe mudushigikire kugira ngo dukomeze ujye uwa mbere mu kiganiro dushizeho. Munaduhe na comment mutubwire ese biba bimeze bite, cyangwa se nimba utazi aho ibyo bitaramo bibera tuhakurangire. Ababuze Mock Vibe kuri YouTube tukubwire kuntu babyandika wenda, ubundi Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane, turakomeza tubagezeho amakuru meza. Murakoze cyane. Ni MD Dieudonné cyangwa se MD Ambassadeur w'urubyiruko.